Ndagusuje amahoro y'Imana abane nawe bitewe n'ibice by'isi ugiye uherereyemo bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo tuzi kugaruka ku makuru meza ahangaha y'ingenzi areba buri munyarwanda wese mu by'ukuri afitanye isano na mituweli. Ibyo tugiye kugarukaho byose muri aya makuru ni byakorewe muri village Rugwiro mu nama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro yiga ku hazaza abaturage b'u Rwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange, iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 nibwo iyi nama yateranye muri village Rugwiro yarigizwe na minisitiri. Hanyuma rero yagiye ifatirwamo imyanzuro myinshi itandukanye yize ku ngingo nyinshi zitandukanye. Iyo ngira ngo tuze kwibanaho uyu munsi by'umwihariko ni ingingo ya mituweli. Nanone ibingibi mu by'ukuri byari bibaye cyangwa se byabaye nyuma yuko leta y'u Rwanda yemaze guhagarika mu by'ukuri burundu inganda zigira muri 6 zari zisanzwe zikorera inzoga mu Rwanda, izihagarika burundu kugeza igihe izo nganda mu by'ukuri zizongera gukomorerwa cyangwa se leta y'u Rwanda igaragaze ko zafunzwe burundu. Zikaba zarafunzwe guhera ku tariki ya 2 kugeza leta y'u Rwanda yongeye gutanga ndetse no gutangaza ko izi nganda zongeye gukomorerwa gukora. Kirazira kikazirizwa gukoresha ndetse no gucuruza gusupplyinga cyangwa se gukwirakwiza inzoga z'izi nganda zafunzwe. Inganda turaza kubona amazina yazo n'ubwoko bw'inzoga izi nganda zari zisanzwe zikora byahagaritswe burundu. Nanone mu zimwe mu ngingo z'ingenzi turaza kugarukaho muri aya makuru yacu ni uburyo mu by'ukuri amafaranga ya mituweli yagabanyijwe. Hanyuma tukaza kugaruka nanone ku buryo amafaranga y'ishuri yagiye yongerwa kubiga mu bigo bya interina aho basanzwe babamo, uburyo yagiye yongerwa mu basanzwe biga muri primaire amafaranga bari basanzwe batanga, ndetse n'uburyo abasanzwe biga bataha mu mago yabo cyangwa se ibizwi nka day school mu Rwanda nabo mu by'ukuri amafaranga yabo yongewe muri rusange. Ikitonderwa ibi ni ibigo bya leta turi kuvugaho, ntabwo ari ibigo by'abikorera cyangwa se ibyo dusanzwe tuzi nk'ibya prive cyangwa se bya bigo byigenga. Aya mafaranga yongeye ku bigo bya leta bisanzwe nyine ari ibigo bya leta ibicumbikira abanyeshuri, ibyigisha abanyeshuri bataha tuzi nka nayini ndetse n'ibigo bya primaire. Amafaranga yagiye yongerwa ku buryo bukurikira tugiye kuza kurebera muri aya makuru yacu. Reka twanzikira hangaha rero muri rusange. Ndagira ngo duhere ku bya mituweli mu by'ukuri tubisobanure neza tubishireho umucyo uburyo mituweli yaje kugarukwaho ndetse n'uburyo abenshi mu banyarwanda bakomorewe, cyane ko benshi mu banyarwanda ba mu cyiciro cya 2 ndetse n'icya 3 ibikaba ari nabyo byiciro byagabanyirijwe amafaranga ya mituweli. Aribwo buryo ngira ngo tuze kugarukaho ahangaha twese tubusobanukirwe. Gusa mbere yuko ibi bintu byose tubisobanukirwa neza, ndagira ngo tumanze dusubire inyuma gato ngusubize nyuma gato aho byose byatangiriye ndetse n'uburyo byari biteye. Biraza guhita bidufasha kumva neza no gusobanukirwa uburyo ibyiciro bishya byose byaremwe ubu ngubu cyangwa se uburyo amafaranga yagiye agabanwaho neza bitandukanye n'uburyo yarasanzwe ateye imbere. Ibi byose byagutangira byatangiye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2026 aribwo RSSB yakoze systeme, ariko systeme itararangira ikaza kujya hanze icitse nyine abatekinisi barimo gutunganya systeme, bikaza gutuma abaturarwanda n'ababa mu Rwanda bakoresha mituweli de santé baccessinga iyi systeme. Nyuma yo accessinga iyi systeme byaje gutuma abasanzwe bari bakoresha iyi systeme ya RSSB bajya muri systeme yabo bakaza kubona mu by'ukuri ko amafaranga azamutse yongereye bitandukanye n'uburyo bari basanzwe bimenyereye ndetse n'uburyo byari biteye muri rusange. Ibi byaciye igiko muri societe nyarwanda biza gutuma RSSB hanze ijya ku mateleviziyo n'amaradiyo ivuga uburyo byose biteye ndetse n'uburyo byagenze kugira ngo icyo kibazo kibeho. Gusa abanyarwanda mu by'ukuri turavuga duti nanduri ivugira ubusa ku musozi, birangira byose tunabibonye ukuri kwabyo kugiye hanze. Ariho nyine bagiye bagaragaza ko icyabiteye muri rusange aruko no kuvuga ngo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga birimo kugenda bihenda ugiranije n'uburyo byari biteye imbere. Icyo ngicyo kikaba kimwe mu cyatumye aya mafaranga azamuka ugiranije n'uburyo byari biteye ndetse n'uburyo serivisi zirimo kugenda zihenda ugiranije n'imyaka yabanjirije ubwo abantu bari basanzwe bishura amafaranga 3,000. Rero ikintu cyatumye ibintu byose bizamuka kuri buri cyiciro amafaranga akazamuka ku buryo nyine bugaragara, ukava kuri 3 ukagera kuri 5 ukagera ku 8 ndetse no kugera kuri 20 mu byiciro bigiye bitandukanye. Kugira ngo mu by'ukuri bize kumvikana neza ibyo tugiye kuvuga ndetse no gusobanura by'uburyo ibintu byose byakozwe, ndagira ngo nanone tumanze dusubire inyuma gato tumanze twibukiranye uburyo ibingibi bya mbere byari biteye. Biraza kudufasha kumva neza uburyo ibingibi bindi byakozwe nabyo biteye.
iki gihe mu kwezi kwa kabiri nkuko nari maze kubikubwira ko ariho byose byatangiye muri uko kwezi kwa kabiri RSSB yahise ishyira itangazo hanze rigaragaza uburyo mituweli igomba kwishyurwa ndetse n'ibigomba gukurikizwa kugira ngo mituweli yishyurwe n'abanyarwanda bari mu byiciro bigiye bitandukanye, dore ko yagaragazaga ibyiciro neza ndetse n'amafaranga buri cyiciro kigomba kwishyura. Ngira ngo benshi muri twebwe bamaze kurangiza ndetse no gusoza kwishyura mituweli, nabyo mu by'ukuri turaza kubivugaho uburyo amafaranga y'abazagaruka ku bamaze kwishyura mituweli kandi bagabanyirijwe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante. Ibi ngibi rero byagaragazaga ko umuntu mu cyiciro cya mbere yagomba kujyishura amafaranga y'u Rwanda 4,000, ariko ntabwo ari uyishyurira ayo mafaranga yose akaza kwishyurirwa na leta y'u Rwanda imuhaye nkunganire y'100% muri rusange, kuko n'umuturage w'igihugu, dore ko abaturage bo mu cyiciro cya mbere nanone bafatwa nk'abaturage b'igihugu. Buriya umuturage urimo no mu cyiciro cya mbere kugira ngo azatega indege ave mu Rwanda ajye hanze ajye gukora ibikorwa bye ni ikintu kigoranye cyane, bibanza guca mu nzira ndende cyane, kuko uyu nguyu afatwa nk'umuturage w'igihugu. Igihugu kiramugaburira, kimwishyurira mituweli, kikamwishyurira amashuri, byose muri rusange, ndetse biba bitanumvikana neza ko umuntu nyine wakorewe ibyo byose agiye gufata mu by'ukuri rutemikirere akava mu Rwanda akagenda nta kintu akoreye igihugu, kandi igihugu kiramwitangiye kiramwishyuriye ayo mafaranga yose muri rusange. Nicyo gituma rero bijya bigorana kugira ngo umuntu mu cyiciro cya mbere abe yagenda nyine ajye hanze ukabyishakira, ntabwo bikunda nk'uko abandi bantu bose bapfa kubyikorera. Hanyuma rero ayo ni amakuru nabaga nyine ajyanye n'icyiciro cya mbere. Reka tujye ku cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri cyo bari bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 4,000 nabo nk'abo mu cyiciro cya mbere, gusabo bakajya batanga 3, hanyuma 1,000 bakakishyurirwa na leta kuri buri munyamuryango ugize umuryango wo mu cyiciro cya kabiri. Kandi twe tumaze kubona ko abantu bo mu cyiciro cya mbere bo nyine byose bayatangirwa na leta y'u Rwanda 100%. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri leta y'u Rwanda bivuze ngo itanga nkunganire ya 25% kuko yishyuriye 1,000 mu 4,000 uwo umuturage yagakwiye kwishura kuri mituweli kugira ngo azivuze mu gihe kingana n'umwaka, no kuvuga ngo ni nkunganire ya 25%. Hanyuma rero ndagira ngo twihuse nanone tunyarukira ku cyiciro cya gatatu turebe uburyo cyo cyari giteye n'uburyo ibintu byari bihagaze. Icyiciro cya gatatu cyo bagomba kujya bishura 5,000, dore ko cyarazamutse muri rusange kiva ku 3,000 kigera ku 5,000. Murumva n'amafaranga menshi ari hafi kwikuba kabiri, ni hafi ubwikube kabiri bwayo bari basanzwe batanga. Ibi ngibi rero byavugishije benshi, ndetse mu by'ukuri biranababaza, bagaragaza amarangamutima yabo, bagaragaza ko batishimiye ibyakozwe, ndetse mu by'ukuri na leta y'u Rwanda yari ibonaga muri rusange ko ibyakozwe bitishimiwe, ariko nta kundi byagomba kugenda. Igiciro cyo kwivuza cyangwa se cy'ubwishingizi mu Rwanda kirimo kugenda kirutaho kuzamuka iyo ugereranyije no mu bindi bihugu, gusa no mu Rwanda nyine uko kizamuka ni nako serivisi batanga ziba nziza. Nanone tukirandagira nkwibutse ko nubwo aya mafaranga yongewe hari izindi ndwara zihangayikishije ndetse zinakomeye cyane zongewe akundwara zivurirwa kuri mituweli, harimo nka kanseri, kongererwa amaraso, kubaguza imwe mu ngingo ndetse n'amagufa yo ku mutwe. Ibyo ngibyo biri mu byahendaga abanyarwanda benshi, ku buryo iyo waba ugiye gukora waba ugiye gukorerwa operasiyo nk'ibyagusabaga kugira ikintu ugurisha iwawe, ukagurisha ikimasa cyangwa se ukagurisha inka muri rusange, cyangwa se ikindi kintu gikomeye. Niba utagurishije inka cyangwa se ikimasa, ukagurisha umurima cyangwa ukagurisha imodoka niba wari uyitunze, cyangwa se moto niba wari uyifite, kugira ngo ubashe gukorerwa iyo operasiyo igende neza, dore ko ni bimwe mu bintu byari bihenze. Iki nicyo cyatumye rero aya mafaranga y'ubwishingizi bwo kwivuza azamuka ugereranyije n'uburyo byari biteye. Icyiciro cya gatatu nanone iyo tugereranije dusanga ari icyiciro nyine kibamo abantu bishura amafaranga menshi bakanahendwa cyane iyo tugereranyije n'ibindi byiciro, dore ko nanone iyo tugiye mu basora dusanga abasora bo hagati basora amafaranga menshi iyo ugereranyije n'abandi basora bose, abasora batoya, abasora banini, usanga nyine basora makeya ugereranyije n'abo hagati. Abo hagati ugasanga basora menshi cyane ugereranyije n'abandi bose. Rero nicyo gituma no kuri mituweli de sante leta y'u Rwanda ibizi ko uyu muntu mu cyiciro cya gatatu akora ibintu bikagenda, ibikorwa bye biba bigenda, ubundi yagwe ko ari wa muntu nyine ubayeho ubuzima bwe adastragoringa no kurya, akora bikagicamo akarya amafaranga akaboneka, nyuma nyine akabona nayo kwishyura imisoro ndetse na mituweli, hanyuma nyine agakomeza ubuzima muri rusange. Nuko nguko tekinike ndetse zo gukira ndetse no gukoresha abaturage ziba zubatse. Ndagira ngo ibi wenda twazabivugaho mu kiganiro gikurikira, reka twihute.
hanyuma abantu bo mu cyiciro cya kane bo bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 8,000 nabo bakayishurira yose nta nkunganire na ntoya ibayeho. Hanyuma abo mu cyiciro cya gatanu bakajya bishura amafaranga 20,000 kuri buri munyamuryango nabo nta nkunganire na ntoya leta ibahaye muri rusange. Nuko nguko byari biteye. Hanyuma rero ndabona video isa naho igiye kuba ndende, reka turi dukatiya ahubwo we tubanye ubu ngubu ntuze gucikwa na video ikurikira niyo turi buze kuvugiramo byose muri rusange byabereye muri inama ndetse n'uburyo ibiciro byahinduye n'uburyo byagiye bigabanwaho by'umwihariko ku cyiciro cya kabiri n'icya gatatu nicyo cyahinduwe ku buryo bufatika. Rero twongere guhura muri video ikurikira isobanura byose muri rusange. Bye bye.